Yesu ashimwe bene data. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi nongeye kubaha karibu kuri channel yanjye ya YouTube Kabati ka Mungu. Muri kumwe na mwene so Prophet Ezekiel Tuyishime. Reka tubanze dusenge Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, tugushimiye n'agakanya keza uduhaye, kandi dusengeye iri jambo, dusengeye n'umuntu wese uzaryumva mu izina rya Yesu kugira ngo rizahindure buri kimwe cyose yifuza kuri wowe. Tubisenze mu izina rya data wa twese n'Imana n'Umwuka wera. Amen. Hanyuma uyu munsi rero mbahaye ikaze ndetse na karibu kuri channel yanjye. Nabateguriye ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo nta hantu kure habi habaho Imana itagukura, nta n'ahantu kure heza habaho Imana itakugeza. Tugiye kubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yona ibice 2. Dorera ku murongo wa 2. Haravuze ngo maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ntakira, Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu numva ijwi ryanjye. Kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja, umwuzure warangose. Ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga nti nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba mu rusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo, imuhengeri harangose. Urwuya rwanyizingiye mu mutwe, ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose. Ariko unkurura ubugingo muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye ubababarira. Ariko njyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ahangaha turagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo nta hantu kure habi habaho Imana itagukura, nta n'ahantu kure heza habaho Imana itakugeza. Cyambere no kwizera Imana kandi ugasenga. Uyu mugabo Yona yari umuhanuzi. Icya kabiri, umugabo Yona yari umunaziri w'Imana, yari umutambyi w'imbere y'Imana, yakundaga kuririmba, yari umukozi w'Imana. Hanyuma Imana imuhagurukiriza kumutuma i Nineve. Ndagira ngo mubwire ngo mwuriya murwa w'i Nineve hari ibintu bibi bine byahaberaga, cyangwa se hari ibyaha bakoraga ari byo Uwiteka yangurunuka. Icyambere habaga icyaha cy'ubutinganyi. Ndagira ngo mwibutse ngo icyaha cy'ubutinganyi nta nicyo cyatumye Isodomu n'i Gomora harimbuka, ni icyaha Imana yangurunuka. Icyaha cya kabiri ni icyaha cy'ubusambanyi, ngo barasambanaga cyane Imana ikababara. Hanyuma icyaha cya gatatu ngo bavushaga amaraso atariho urubanza. Icyaha cya kane ngo barenganyaga imfubyi ndetse n'abapfakazi. Ibyo ni ibyaha Imana yanga, ni ibyaha bijya bituma Imana imanuka ikaza guhorera abera bayo. Imana imaze kubona uriya murwa w'i Nineve ukuntu bameze, niko guhagurutsa Yona. Hanyuma Yona nawe impamvu, ndagira ngo mbabwire impamvu yanze guhita yihutira kujya i Nineve, nuko i Nineve bari abantu buzuye ubugome bukomeye. Hanyuma ngo umuhanuzi wese Imana yatumaga i Nineve bamucaga igihanga bakakimanika mu murwa cyangwa mu marembo y'i Nineve, ku buryo umuntu wese yakibonaga. Hanyuma Imana ibwiye Yona ngo nahaguruka i Nineve, ahita yibuka abahanuzi bahaguye, ahita yibuka abantu Imana yatumyeyo bahaguye. Imana ndagira ngo mubwire ngo ibyisha abandi siko bizakwica. Hari abantu bagiye barwara indwara zikabica, nyamara runaka yayirwara akabaho. Amahirwe yawe uracyafite Imana, inzira zawe ziracyahari. Nturebere kuri runaka, nturebere ngo runaka yaracogoye. Komeza uhatane, Imana igufiteho umugambi mwiza, kuko Imana irashaka kugukura ku musozi w'abatakwemera
ikakujyana kuri ya musozi w'abantu bagomba kukwemereraho. Imana ishaka kukujyana ku musozi w'ahantu abantu bazavuga ngo ni Imana koko yasenze, ni Imana yabanye nayo, ni Imana imutabaye, ni Imana imugejeje hano, ni Imana kuko Imana ifite inzira igiye kunyuzamo nubwo utayibona. Hanyuma ngo Yona ngo amaze gutekereza byose yigira inama yo guhunga, aravuga ngo reka manuke mpungire Uwiteka i Tarushishi. Ndagira ngo nkwibutse ko nta hantu na hamwe wahungira Imana, ijisho ry'Uwiteka rirabona. Kuko ijambo rirambwira ngo nta muntu yasasa uburiri bw'ikuzimu ngo Imana imuzamure ikamushyira hejuru, ngo kandi nawe yatumbagira nk'igisiga cyari cyakacubaga ku nyenyeri, Imana iramumanura. Nta hantu twacikira Imana, ahubwo emera ubushake bw'Imana bukubeho. Yona ngo aramanuka ageze ku nyanja abona ubwato, hanyuma ngo atanga ihoro nk'uko abandi bari kuritanga yinjiramo. Imana ihita itegura umuraba mwinshi cyane n'ishuheri, hanyuma ngo itegura n'ifi. Imana ikugire neza. Hanyuma ngo abantu babona ngo birakomeye, batangira gufata ibintu babijugunya mu nyanja, bafata imitwaro bari bafite bajugunya mu nyanja, bafata ibintu byose bari bafite bajugunya mu nyanja, ngo ahari ngo bakoroherwa. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu maze gutanga wajugunye ngo ahari wakoroherwa, ariko nyamara ikiguteje uwo muraba kirahari. Nicyo tugiye gusenga kugira ngo Imana igikureho. Ikigutumye utanga amafaranga menshi, igitumye uzenguruka ukizengurukaho, igitumye ujya mu buzima ugatekereza cyane, nicyo tugiye gusengera kugira ngo Imana igikureho. Imana hari ibintu byinshi igiye gukuraho ku buzima bwawe. Hanyuma ngo Yona ngo bamusanga ahantu yarageze, kuko ibintu byose byari bimaze gushira. Baramaze ngo wa mugabo we uravahe ukajya he? Arababwira ngo njyewe mu nzu Uwiteka kandi ni njyewe ubateje aka kaga. Burakwemera ikosa n'ubutwari. Yona yemera ko ari ubateje ako kaga. Nabati none tubigenze gute? Aba ngo nimumfata mukanjugunya muri iyi nyanja, irabaturiza. Hanyuma Imana yamaze gutegura urufi ruraza guhita rwakira Yona. Imana yararebye ibona Nineve koko kujyayo bikomeye kuko bafite imitima yinangiye. Imana ibona ko kujya kubwiriza Nineve bikomeye kubera n'imitima yabo bafite mibi. Imana ihitamo gutegura inzira Yona azanyuramo kugira ngo Nineve bemere. Reka nkubwire, nubwo uri mu kaga gakomeye, nubwo uri mu nzara, nubwo uri mu bushomeri, nubwo uri ku musozi mubi, iyo ni inzira Imana yateguye kugira ngo bamwe batakwemera bazemere ko ari Imana yavuganye nawe, bazemere ko ari Imana yagutabaye, bazemere ko ari Imana wasenze. Hari inzira Imana itunyuzamo tukagira ngo itujyanye mu bibazo, kumbi iri kudutunganiriza inzira kugira ngo ba bantu bazemere. Hari inzira rero Imana ijya inyuzamo abantu bakemera ko wasenze Imana by'ukuri. Hahandi uri bakuvugiriza induru, hahandi uri bavuga ngo ibyawe ntibizemera, hahandi bavuga ngo wapi ngo byararangiye. Imana igize igatabara, kuko Imana itabara ku munota wa nyuma. Imana iragireka abantu bakabanza bakavuga, ikaza ije gukura ibyo bavuze, Imana igakora ibyayo. Hanyuma ngo bafata Yona bamujugunya mu nda, bamujugunya muri rwa rufi, urufi ruramumira. Iriya fu umuntu wese yamiraga, ubuzima bwe bwabaga burangiye. Yarakumiraga ikakumanukana hasi ku musenyi ku nyanja. Gatatu yakujyanaga munsi y'intare z'amabuye ngo zabagamo hariya, ngo yamaraga kurya umuntu bikagenda ikaryama igasinzira ikumva iguwe neza. Ndagira ngo dusenga n'Imana muri aka kanya. Imana yo izi gukure mu byakumize. Hari ibintu bimaze iminsi byarakumize ukabona ko byarangiye. Icyambere, abakujugunyemo bazi ko byarangiye, abakuroze bazi ko birangiye, abantu bagutega ibihato bazi ko birangiye, abakwimya akazi bazi ko birangiye. Aha ushobora kuwariza udafite amakazi abantu byararangiye ngo nigiye iki. Imana ifite inzira igiye kunyuza mu ibyawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma ngo Yona ngo abamujugunyemo bari bazi ko Yona birangiye bitewe n'iki? Urufi rwamumize. Bitewe n'ubuzima urimo bazi ko ibyawe byarangiye, bazi ko bitazemera, bitewe n'imyaka umaze utari watabarwa. Abantu bashizeho akadomo, ariko Imana igiye kuzikuraho akadomo bashizeho, hanyuma ikomeza ubuzima bwawe. Bitewe n'umusozi uriho, abantu bazi kuri mu rufi koko byarangiye, kuko irafi yarizwe n'inyanja irazwi, byose birazwi. Imana igiye kugukura mu nyanja igukure no mu nda y'urufi ikujyane ku musozi Imana igushakaho. Imana ishimwe. Hanyuma ngo yafi imaze kumumira ngo iramumanukana, Yona amara umunsi wa mbere mu nda y'urufi.
amara umunsi wa mbere ikuzimu, amara umunsi wa mbere munsi y'intare z'amabuye arimo hariya nabazi ko byarangiye, nawe arareba akabona ubuzima bwe ntibuzemera. Ahantu ari abona ntawo kumutabara afite, ahantu ari ni hahandi bajya bavuga ngo nahandi umwana arira nyina ntiyumve, ahantu ari ni hahandi atari gutabaza inshuti n'abavandimwe, ahantu ari ni hahandi ababyeyi bataragira icyo bakora, ahantu ari ni hahandi imiryango itaragira icyo ikora. Aha niho Imana igiye kugusanga, yo haleluya, ikagutabara. Aha niho Imana igiye kugusanga, kuko uri kumwe n'Imana n'icyakumize ni wowe n'Imana, na bwa buzima bubi na bya bindi byakumize nimwe muri kumwe gusa. Niho Imana igiye kumanuka igusange. Hanyuma ngo ku munsi wa kabiri agumayo, abantu baravuga ngo Yona byararangiye. Ku munsi wa gatatu bazi ko byarangiye, Imana iramanuka. Ku munsi wa gatatu Imana imanuke mwene data, Imana ikumanukire igusanga ahantu uri, igusange mu buzima buburimo. Imana ikumanukire ize igusanga ahantu habi uri. Hanyuma ngo Imana iramanuka ivugana na rwa rufi. Ndabyibutse ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Imana yabwiye Zerubabeli ngo aceceke, ijye kuvugana n'umusozi wari imbere ya Zerubabeli. Irawusanga ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Tugiye gusenga Imana. Imana ivugane n'umusozi uri imbere yawe, Imana ivugane n'ibyakumize, kuko amasengesho wasenze yarumvishwe, amasengesho wasenze uri wenyine agahinda kabe karumvishwe. Iki nigiye ku munsi wa gatatu Imana igiye kuza ikavugana n'ibyakumize. Iki nigiye Imana igiye kuza ikavugana n'umusozi ukuri imbere munini. Iravuga ngo wa musozi we uhindutse ikibaya. Imana nihindura ikibaya umusozi ukuri imbere, Imana nihindura ikibaya ibibazo ufite, Imana nihindura ikibaya uburwayi ufite, Imana nihindura ikibaya amadeni ufite, Imana ikugirire neza. Hanyuma Imana ibwira urufi, iravuga ngo uyu Yona umumaranye gatatu, kandi nge ndi kumujyana ku musozi aho ndi kumushaka. Nubwo uri mu nda y'urufi hari umusozi Imana igushakaho. Uwo musozi niho Imana ishaka ko yiheshereza icyubahiro. Uwo musozi niho Imana ishaka ko umenyekanira ko wasenze Imana. Uwo musozi niho Imana ishaka kugaragaza ubutware bwayo kuri wowe. Uyu musozi niho Imana ishaka kugaragaza ko yavuganye n'abantu batabyemera. Imana itegeka urufi ngo warufiwe ongera ufate Yona kuko niwe wamutindanye. Hari igihe kigera babandi bakuvuze bakagutindana bakagutaramana aribo bagaruka. Urabyibuka no kuri Yobu baragarutse, Birudadi yaragarutse, Elifazi yaragarutse, umugore yaragarutse, kandi bagarukana abantu. Imana ishimwe bagiye kugaruka. Bamwe bavuze uribuka ko kuri Yobu umugore yamwe ngo ariko Yobu wakihakanye iyo Mana yawe ukipfira. Niwe waje kugaruka avuga ko Yobu yasenze Imana. Nabo nibo bagiye kugaruka bavuge ngo koko nawe wasenze Imana. Imana ishimwe. Babandi bavuga ngo byararangiye nibo bagiye kugaruka bagakomera amashyi. Bamwe bavuga ngo ntiwashaka nkuko abandi bashaka, bagiye kuza babutaye. Imana izategeka bagende bagukomera amashyi mu nzira, Imana izategeka bakuririmbire, Imana izategeka bagukorera ibirori. Babandi bavuze ngo ntuzabona akazi ejo baguhamagara, babandi bavuze ngo ntuzabyara bazakuzanira igikoma kwa muganga, bazagusura mu rugo Imana ibategeke. Babandi bavuze ngo ntabwo uzigera wikamira nayimbwa, uzabare ko umuntu ntabwo kwira ngo ntuzikamira yimbwa, uzashima Imana kuko ubundi imbwa ntabwo ikamwa, ahubwo bakubonye mwayinka kuko inka niyikamwa. Umuntu nakubwira ngo ntuzikamira yimbwa uzabata Imana ishimwe kuko abonye koko ntazabimbwa, ahubwo uzagira inka ukama yinka, uzashimira Imana. Imana ikugire neza. Imana ibwira rwa rufi ngo mujyane ku musozi. Imana nivugane n'ibyakumize, Imana nivugane n'inyanja urimo, Imana nivugane n'urufi rwakumize, Imana nivugane n'ibimaze iminsi bikwirukankaho, Imana nivugane n'uburwayi, Imana nivugane n'ubukodi, Imana nivugane na bya bindi byose biguhagurukiye, Imana nivugane na za ntare ziguhagaze hejuru, Imana nivugane na hahandi kuzimu uri kureba ukabona uri kuzimu, uri kubona ukabona ni hahandi ushobora nta muntu n'umwe wagatakiye, ariko aho ngaho Imana irahari. Nta hantu imbaraga z'Imana zitagusanga, nta masengesho wasenga ngo Imana ibire kuyumva. Oya, haleluya. Nta amasengesho ijambo ry'Imana ngo niyo yonyine atumbagira kugera ku Mana, ngo umutima w'umuntu nawe ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Imana ikwiyereke muri iki gihe, Imana ikugirire neza. Hanyuma ngo Imana itegeka rwa rufi rutangira koga. Ab'Ineneve batangira kubona rwa rufi rurimo rukoga.
ab'Ineneve batangira kuvuga ngo biriya ni ibiki bitewe n'inzira. Hari igihe abantu batangira kwibaza ibyo urimo bikabayobera, ariko Imana ikujyane ku musozi w'amasezerano aho abantu bazemera. Hanyuma ngo Imana ngo itegeka rwa rufi rwogana Yona ruramujyana. Iriya fi yarizwi, inyanja yarizwi, Ineneve n'abagome. Hanyuma kandi Imana imujyanye ku musozi kugira ngo Ineneve bemere. Imana ikugire neza, Imana ikwemeze abatakwemera. N'abatakwemera Imana izabemeza. Ariko muri aya masaha ku munsi wa gatatu Imana ikwemeza abatakwemera. Ubuzima bwawe urimo Imana ikwemeza abatakwemera. Imana ngo itegeka rwa rufi ruragenda, ngo rugeze mu marembo y'Ineneve, ngo urufi rurazamuka, ngo rukimara kuzamuka ngo ruruka Yona. Tugiye gusengana Imana kugira ngo ibyakumize bikumire. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, wowe ureba, wowe unkurikiye, tugiye gusenga Imana, nawe uyibwire, jya fata umwanya wiherere, hanyuma ubwire Imana ngo ibiye byakumize urabizi. Imana itegeka urufi kuruka Yona. Yona hangije nibwo yasenze Imana kiri muri rwago rwa yanda y'urufi, aravuga ngo nzongera kureba mu rusengero rwawe rwera, ngo kandi nzagutambira ibitambo by'ishimwe kuko urwuya rwanyizingiyeho, ibigogo byawe birantwikira. Yona asuzugura ahantu ari. Hanyuma rero nawe ukimara kuhasuzugura, tugiye gusenga Imana, hanyuma ibyakumize nibikurekure mu izina rya Yesu. Ibyakumize nibikuruke, ibyamize ubuzima bwawe nibikuruke, ibyamize imibereho yawe nibikuruke, ibyamize urushako rwawe nibikuruke. Nta mahoro ufite, ibyamize amahoro yawe nibiyaruke, nawe wongere ufate amahoro. Ibyamize abana bawe nibiruke. Tugiye gusenga Imana kugira ngo ibyakumize ibikumaranye iminsi. Nawe urabizi ko hari ibintu bikumaranye iminsi. Nawe urabizi ko hari umusozi utinzeho. Nawe urabizi ko hari ahantu utinze. Nawe urabizi ko hari ibyakumize biragutindana. Hari amajoro yakumize aragutindana. Hari ubuzima bwakumize buragutindana. Nawe ubwawe urabizi, ariko tufatanye gusenga muri aka kanya kugira ngo ibyakumize bikuruke. Ndakwatura kugira ngo ibyakumize bikuruke. Haleluya. Ndagusengera Imana kugira ngo bya bindi bikutindije, bya bindi bikumaranye iminsi, bya bindi bituma nawe wiheba ukiganyira, tugiye gusenga uko ruriya rufi rwarutse Yona, niko tugiye gusenga kugira ngo nawe rukuruke. Ubuzima buburimo nibukuruke, ikigeragezo ufite nikikurekure. Umusozi muburiho nukurekure, kuko hari ahantu Imana igushaka. Hari umusozi Imana ikugushakaho, hari amasezerano Imana ishaka gusohoza kuri wowe, hari icyo Imana ishaka kugukorera kugira ngo ibyakumize bikurekure. Imana y'amahoro kugire neza. Dusenga n'Imana muri aka kanya, uyibwire ngo ufite ibintu byamize nibinde kuri. Yo Imana ishimwe. Nta hantu kure habi habaho Imana itagukura. Nta n'ahantu kure heza habaho Imana itakugeza. Yesaya yarabihanuye 65:13. Aba ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli ntatwemere, ngo ariko wowe Uwiteka uri data wa twese. Nubwo abantu batakuzi, nubwo imiryango itakuzi, nubwo umugabo yakwanga, nubwo umugore yakwanga, nubwo bagutererana, nubwo abo mwasenganye bagutererana, nubwo abantu bose bagutererana, ariko hari Imana itagitererana bayisenze. Amasengesho ndajya nkubwira ngo ni isambu ibikika, ni isambu itarumba. Amasengesho arabikika, we ntabwo ajya abura. Amasengesho ntabwo ajya abura, amasengesho arabikika, kandi igihe cyo gusubizwa Imana igitabara. Turagira ngo dusenge Imana, Imana ikugire neza. Imana yatabaye Yobu, nawe yagutabara. Imana yatabaye Yona, reba ahantu yamukuye, urebe nawe naho uri. Araho Imana igiye kugukura, araho Imana igiye gukora. Kuko Petero yavuze ngo nukuri menye neza yuko Imana yacu itarobanura ku butoni, ngo ahubwo uyubaha agakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose iramwemera. Imana ishimwe. Uyubaha agakora ibyo gukiranuka. Yesaya yarabivuze mu gice cya mbere ku murongo wa 19, avuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu. Ndakwifuriza kumvira Imana. Ndakwifuriza, ntabwo Imana izemera aho Imana izakwemeza abandi batakwemera. Niwemera ukumvira uzarya ku byiza byose byo mu gihugu. Tugiye gusenga. Tekereza amasezerano ufite, tekereza igihe uyamaranye,
tekereza umusozi uriho, tekereza ikibazo ufite, tekereza uburwayi ufite, tekereza ideni ufite, tekereza ikigeragezo ufite, hanyuma nawe ufata akanya dusenga n'Imana. Ndakugira ngo ufata akanya, ngo unyumva uzanyumva uzankurikira, dufata akanya dusenga n'Imana, wizere Imana. Imana irakora, Imana iratabara, Imana irarengera, hanyuma dusenga Imana. Imana itegeka rwa rufi kuruka Yona, hanyuma ngo rukimara kumuruka, ngo abasirikari b'Nineve baza baje kureba ibibaye, bahita baza birukanka we, yo bagiye guhurura baze barebe ibintu bibaye, bagiye kukubaza amakuru, bagiye kukubaza ngo mbese byagenze gute, bagiye kuza birukanka bati mbese ni wowe, bagiye gutangazwa n'uburyo bakubonye kuri wa musozi, bagiye gutangazwa n'ubuzima Imana iguteretsemo, bagiye gutangazwa n'umusozi Imana iguhagaritseho. Abasirikari baza biruka baze kureba ibibaye, uko niko bagiye kuguhururira, baze ko byarangiye bagiye guhurura baze barebe ibibaye. Baravuga ngo wa mugabo bite byawe, ni iki kikuzanye, uje gukora iki mbese? Yona ngo arababwira ngo nje kuvuga Imana kuri uyu musozi. Imana ishimwe, ni igihe cyo kwamamaza ubutumwa bwiza, ni igihe cyo kwamamaza Imana. Ngo ubusirikari babandi bicaga abantu, babandi batashaka kuko Imana ivuga, babandi basubizaga abantu inyuma, baravuga ngo dushingiye, Imana ishimwe, dushingiye naho uvuye, dushingiye n'inzira unyuzemo, dushingiye n'ikikuzanye, ni Imana. Yo haleluya haleluya, dushingiye, bashingiye n'ubuzima wari urimo, Imana ishimwe, bashingiye n'amateka y'iwanyu, bashingiye na kavukire yawe, bashingiye n'umusozi wari urimo, ni Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ni Imana. Baba ngo dushingiye n'inzira tubona unyuzemo, yo dushingiye n'inyanja, dushingiye n'ikikurutse, n'ubuzima n'ikintu kikuzanye cyonyine. Bamuha amateka kwiriye afu umuntu wese yamiraga yapfaga, nta kindi cyari kumurengera. Bango dushingiye n'inzira unyuze muje, umva ni Imana atamu kuvuga Imana. Haleluya. Dushingiye rero nawe niko bagiye kuvuga ngo dushingiye n'inzira unyuzemo. Icyambere bashingiye kuri kavukire yawe, icyakabiri bashingiye ukuntu bazi ko bya bitazemera. Imana ikugire neza. Bavuze ngo reba igihe umaze utabyara, reba igihe umaze umushomeri, reba igihe umaze uri umukene, reba igihe umaze uca inshuro, reba igihe umaze imvura kunyagira, reba igihe umaranye amasezerano, reba igihe umaranye inyatsi, reba igihe umaze nawe. Reka Imana ibashingiye. Hari abantu bazi ko byarangiye bitazakunda, ariko bashingiye naho Imana ikugejeje, bagiye guhurura, bagiye kuza, bagiye kugusanganira, bagiye kukubaza ngo mbese byagenze ute, bagiye Imana ishimwe. Hanyuma ngo Yesu ngo amaze gukiza Barutimayo mwene Timayo, baravuga ngo uyu siwe twari tuzi. Ngo Petero na Yohani ngo bageze ku irembo ryitwa Ryiza, bahasanze ikirema cyari kimaze imyaka 48. Hanyuma ngo cyari cyaramaze kwiyakira yuko ari bwo buzima, nta kindi bakora. Ababyeyi bari baravuze ngo ntazakira, abamuhitaho bajya gusenga ntazakira. We nawe yari yarakiriye ko atazigira agira ubuzima. Baramufata bamutereka ku marembo y'urusengero ngo atungwe no gusabiriza. Abantu bashyira akadomo ku buzima. Imana igiye gukura akadomo bagusizeho. Hari ibyaha byabasize bakadomo, ariko Imana igiye gukura akadomo basizeho. Hanyuma ngo bakamunyuraho we, nkuko bari kujya bakunyuraho, ukabona barashatse, abo watanze kuvuka, ukabona barabyaye, ukabona babonye akazi, bari kukunyuraho, bari kugudepansa, uracicayeho ngaho. Baronga barinjiye, bagiye barubatse amazu, barabyaye rimwe, babyaye kabiri, babyaye abahungu n'abakobwa, uracyaraho ngaho. Yo bubatse amazu meza, babonye amaperime, uracyaraho ngaho. Yo batuye mu mirwe ikomeye, bagiye za Mozambique, bajya ahantu henshi hatandukanye, uracyari mu giturage kandi bavuganye n'Imana. Bari kujya bakunyuraho, ariko Imana igiye gukora ikintu kibemeza. Ngo Petero na Yohana bahageze, Petero ngo aramubwira ngo umva, ifeza n'izahabu ntacyo, Imana ishimwe, ariko hari icyo mfite. Ngo kandi icyo mfite si cyo ukeneye, ariko nicyo gifite agaciro. Hanyuma ngo aramubwira ngo uturebe gusa. Ariko bati none se ubundi sanzwe ndeba n'abatampa, abantu bose ndabareba, ati ngiye kukureba. Petero amango nta feza nta zahabu, undebe. Petero amango ngewe ikintu ngiye kuguha nakirariye amajoro, ikintu Imana igiye kuguha, wibuka amajoro wasenze.
ngo Petero ngo amwitegereje ngo abona ari ku rwego rwo guhaguruka, ngo amufata ukuboko. Imana iguha umuntu gufata ukuboko, Imana iguha umuntu guhagurutsa, Imana iguha umuntu gukura ku marembo. Imana ndimo ndi kugusengera ngo Imana niguha umuntu gukura ku marembo, Imana niguha umuntu guhagurutsa, Imana ikugire neza nk'atuye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, tuzasubira.